Recording in progress. Yesu ashimwe nanone bavandimwe. Reka n'ubundi dushima Imana uburyo iba yaturinze kandi ikatugirira neza, ikagenda idusimbutsa imitego y'umwanzi Satani. None tukaba tugarutse mu runo mwanya mu cyisho cya kabiri. Icyisho cya mbere twiganye nta nubwo n'ubundi cyari cyarangiye, niyo mpamvu tuje mu mugabane wacyo wa kabiri, kandi ndasaba Imana cyane ngo nge namwe tugirire umugisha ku Mana, cyane ko turi gusaba ububyutse ndetse no guhabwa Mwuka Wera. Reka rero ugiye kuza gusoza bubaye bwa bubyutse twabonye mu gitabo cy'intambara ikomeye bwiswe ubwo muri iki gihe, kuko ngo ububyutse bwo muri iki gihe busiga abantu bagurumanye nk'amashara, ariko ibigaragara inyuma niyo bifite aho bihuriye n'iby'imbere. Busigira abantu igisa n'amarangamutima, ariko ayo marangamutima adafite aho ahuriye n'impinduka z'umutima zizanga icyaha. Icyaha ntabwo kiba gicika mu bugingo bwacu. Imana iturinde ubwo bubyutse. Reka kandi nisegure, nshobora kuba bwa mbere twiga ntabwo namenye neza amasaha ndi busorezeho, sinzi niba nafashe igihe kirekire, ariko ubu bwo ntekereza yuko ari isaha imwe. Tube maso cyane rero, tube maso cyane. Iyi saha imwe tuyibyaze umusaruro kandi ijuru itugirire neza. Ni igihe gito ariko tugiye kuvugamo ibintu byinshi kandi ibintu by'ingenzi. Nsaba Imana ngo umutima wanjye nawe uhugukire kumva icyo Uwiteka ushakaho. Reka dusenga Imana. Turagushimye Mana yera, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Duciye bugufi cyane nk'ibikoresho byoroheje, turifuza gukoreshwa nawe. Ubwo ngiye kubumbura ijambo ryawe, undinde kwishyira hejuru, ahubwo ushyirwe hejuru muri nge. Kandi abakumva bose bumve ko ari wowe uri kwererezwa, nge nshishwe bugufi. Mwuka Wera ataha imitima yacu, uduhe ububyutse nyakuri, ububyutse butuma ducika ku cyaha, tukacyanga urunuka ko cyaba kingana kose. Mu izina rya Yesu, amen. Twari turimo twigana icyigisho mu mwanya washize cyavugaga ngo ingaruka zo gukandagira isabato. Nababwiye inshuti bavandimwe, mbese ndimo ndavuga isabato nk'umunsi wa karindwi, uyu munsi abadivantiste bose batekereza ko bubahirije, nubwo no kuyubahiriza nabyo bikomeje kutugora kandi bitoroshye. Twabibashishwa gusa n'Imana. Ndavuga isabato y'ibigaragara, ariko ndavuga ikintu cyitwa isabato kirenze icyo ngicyo utekereza ko turimo uyu munsi. Nituvuga ngo ingaruka zo gukandagira isabato, ahari uratekereza yuko umuprotestanti, umwadeperi, umuntu ucuruza ku munsi w'isabato ari we utayikandagira. Twasomye amagambo mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze agaragaza itsinda ry'abantu ryari riri mu kababaro gakomeye cyane, ngo baratakaga cyane, maze bakareba ku myambaro yabo bakabona amagambo akomeye cyane yanditseho ngo mwapimwe musangwa mudashyitse. Umuntu wabwiye aya magambo twabonye yuko ari umugabo bita Berushazari. Igihe abwirwaga ayo magambo yarakomanganye ngo amavi. Ariko se bimeze gute kuri nge nawe? Mbese ko Kristo ari bugufi, twaba dutekereza iki kuri ayo magambo avuga ngo wapimwe usangwa udashyitse? Kandi ngo abantu, iryo tsinda ry'abantu babonye ayo magambo ari ku myenda yabo, twasomye yuko ntabwo bari abantu boroheje, ngo ni abantu babwirije ibyo kuza kwa Yesu Kristo bafite imbaraga nyinshi cyane, bateguriza abantu kuza kwa Kristo. Mbese aho ntiharimo ababwirizabutumwa, ababwirizabutumwa bw'abamarayika batatu? Mbese urumva tudakwiriye gutekereza nge nawe muri iki gihe duhagazemo cy'umunsi w'impongano? Dukeneye gutekereza cyane. Isabato rero abo bantu bakandagiye, ngo banyweye ku mazi afutse, ahasigaye basiribangisha ibirenge byabo, bakandagiriye isabato munsi y'ibirenge byabo. Ni mu bitekerezo. Twabonye iyo sabato Pawulo abwira Abaheburayo, arababwira ati
mukeneye kuyisaba, mukeneye gusaba ko iyo sabato isohora mu mibereho yanyu, kuko isezerano ryo kuyinjiramo riracyariho, kandi umuntu utarishyikira atangira atinye, asaba Imana imuhereze kugira ibitekerezo bishobora gushyikira iryo sezerano, kugira ngo risabe ko risohorezwa mu mibereho ye. Pawulo abwira Abaheburayo ati, nuko rero Abaheburayo igice cya 4 ku murongo wa mbere, ubwo isezerano ryo kwinjira mu buhukiro bwayo rikiriho, dutinye. Ubwo buruhukiro ririya jambo ryakoresheje ngo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro, muri Bibiliya yitiriwe umwami Yakobo w'icyongereza bavuze ngo rest. Buriya buruhukiro babwise rest cyangwa se ikiruhuko, isabato. Ubwo isezerano ryo kwinjira mu isabato nyakuri, ikiruhuko, dukeneye kuba muri iyo sabato. Ni ikiruhuko cy'umurimo w'icyaha, ni ikiruhuko cy'imirimo ya kamere, kandi aho niho dushobora kuba turi mu isabato y'ibigaragara y'umunsi wa karindwi iyi turimo, maze ubwo tukaba turi kwiruka ku mpamvu z'ukuri. Igihe cyose icyo kintu tudasaba ngo iri sezerano risohore mu mibereho yacu, imirimo ya kamere ihagarare, tugira iyo sabato nyakuri y'iby'umwuka. Isabato y'inyuma tuba turimo dutera baraza, kandi tuba turimo tubeshya abatuye isi. Igihe duhagarika imirimo yose, iminini ndetse n'imitoya, tuba turimo twereka abatuye isi ngo dore uko mu minsi 6 ibintu byagenze. Umurimo w'icyaha wari warahagaze mu bitekerezo byacu. Iyo rero turi gukora ikintu gitandukanye n'icyo, tuba turimo tubeshya. Twari twarebye amagambo akomeye cyane, ariko reka mbere ko twinjira muri aya magambo twongeye dutekereza. Ejo umuvandimwe Elize yababwiye ukuntu ubu isi ihagaze, aho navuga kuri tanjani, ni ku nkengero, turi ku nkengero z'isi ihoraho. Ibimenyetso byose biratwereka ko Yesu Kristo ari bugufi, ariko dukeneye gutekereza byimbitse. Ejo yakomoje ku kintu cy'imyaka 6,000, kanongeye nayo gikomozeho. Iyo dusomye mu gitabo cy'intambara ikomeye ku ipaji ya 169, tuhabona amagambo atangaje cyane. Tubona uburyo iyi si Satani yahawe igihe cyo kuyobya muri iyi si. Ayo magambo hari umubwiriza umwe wayigishije, maze abantu bagatangira batekereza ngo yashyizeho igihe, kandi yasomye ibyanditswe ntaho abantu bashatse umwiteguro ukwiriye w'umutima. Abantu baraburana n'inyandiko, baraburana n'ibyigisho Imana iboherereza, kandi rimwe irakangura abantu basa n'abasinziriye kugira ngo bashake umwiteguro w'umutima, basaba Imana icyaha kineshe, bitegure utamuri Kanani yo mwisho. Umubwiriza umwe arigisha agaragaza uburyo Satani yahawe igihe cyo kuyobya muri iyi si cy'imyaka 6,000, kandi ayo magambo ari mu gitabo cy'intambara ikomeye kuko nabibabwiye ku ipaji ya 469. Yahaye imyaka 6,000 Satani yo kugira ngo akore umurimo wo kuyobya muri iyi si. Maze mu gitabo cy'ifuzwe byose mu cyisho kivuga ngo ikigeragezo, ndihuta ntabwo nsoma ayo magambo, abayashaka mujye kuyasoma, ariko ndabarangira icyigisho. Umuja w'Imana yandika yuko igihe Kristo yari ari mu butayu bw'ibigeragezo mu mwaka 27, hari hashize imyaka 4,000. Ku myaka 6,000 Satani yahawe yo kuyobya muri iyi si. Kandi mu cyigisho cya 18 kivuga ngo umugorozi w'umunyamerika bavuga William Miller bagaragaje muri ku ipaji ya 238 yuko igihe Kristo, ayo magambo yerekanye asome muri 31 igihe yatuboneraga incungu, barongeye bavuga yuko n'ubundi aho ngaho hari hashize imyaka 4,000. Ubwo nuvuga ngo kuva muri 27 igihe Kristo yari mu butayu bw'ibigeragezo ari kugeragezwa, ndetse no mwaka kugeza mwaka 31, ijambo ry'Imana riravuga yuko ku myaka 6,000 Satani yahawe yo kuyobya kugira ngo ateze akora umurimo wo kuyobya muri iyi si, hari hashize imyaka 4,000. Mbese mutekereza iki? Reka soma ayo magambo. 138 igitabo cy'intambara ikomeye. Baravuze ngo mu mwaka 31, imyaka 3 n'igice nyuma y'umubatizo we, umukiza wacu yarabambwe. Gahunda y'ibitambo yari imaze imyaka 4,000 yerekeza kuri ntama w'Imana, yarangiranye n'igitambo gihebuje ibindi cyatangiye i Karuvali.
uwashushanywaga mu bigereranyo yari yarabonetse. Bityo ibitambo byose n'amaturo byatangwaga muri gahunda y'imihango byagombaga guhagararira aho. Satani ahawe imyaka 6,000 kugira ngo ayobye, maze ijambo ry'Imana rikagaragaza yuko guhera mwaka 27 kugeza mwaka 31 imyaka 4,000 yari ishize kuri iyo myaka 6,000. Kandi ubwo ijambo ry'Imana riba rivuze kugira ngo ufite ubwenge wese atangira atekereze aho dushobora kuba tugeze. Maze ubwo uhereye muri 27 aho twafata hose, wafata muri 27 cyangwa se wafata muri 31, ushobora guhita kubona yuko niba Satani yarahaye imyaka 6,000 kugera mu mwaka 2027 nk'uko muri icyo cyigisho umubwiriza ajya bigaragaza, cyangwa se kugera mu mwaka wa 31 ubwo imyaka 6,000 izaba irimo irangiye. Kandi icyo cyigisho cyatangiye kugira ngo gikangure abantu basa n'abari mu iroro ry'ibitotsi n'abarota ibintu bidasanzwe muri iyi si dusohoyemo muri iki gihe, ngo batangire bashaka umwiteguro ukwiriye. Maze kuko ijambo ry'Imana ryahanuye ko hazabaho abakobanyi bakomeye cyane, bazajya banyega ibimenyetso byo kuza kwa Kristo, ndetse n'ijambo ry'Imana ribereka ko igihe ari kigufi. Abantu ntibabuze kunyega, nyamara ijambo ry'Imana rirerekana yuko igihe ari kigufi. Muri kamere y'Imana birashoboka, hari igihe cyabaye Imana igihe kimwe irongeza, igihe yongeza igihe, ndetse hari n'igihe kigabanywa, kandi hari n'igihe gihuriramo nk'uko cyavuze. Ubwo rero dukeneye kuba maso cyane. Birashoboka igihe gishobora kwiyongeraho, igihe gishobora no kugabanuka, cyane ko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo minsi yaragabanyije. Mbese utekereza iki? Icyo dusabwa ni umwiteguro w'umutima, nk'uko turi gusengera ububyutse no guhabwa Mwuka Wera, kandi tukaba turi kwishyura kivuga ngo ingaruka zo gukandagira isabato, ijuru riri kuduhamagarira kuba mu isabato y'Imana, aho umurimo wa kamere ugomba guhagarara, maze tugategurirwa kuba abaturage abo mu ijuru, aho tugomba kubana n'ibiremwa byera. Kandi uko niko kwitegura imperuka mu buryo bukwiriye. Niyo mpamvu isanganiro dufite ivuga ngo kuba maso mu gihe cy'iki, mu gihe cy'imperuka. Igihe tubona ibimenyetso bisohora kandi byihuta cyane, bitwereka ko Kristo ari bugufi, dukeneye kuboneza inzabya zacu. Kandi ijambo ry'Imana hari ikintu gitangaje rivuga. Iyo turebye Luka igice cya 10 tukabona igitekerezo cy'umusamariyakazi, igihe tubona umuntu wamanukaga ava i Yerusalemu amanuka agiye Yeriko, agahura n'igico cy'abambuzi, maze bakamukomeretsa, umutambyi akamunyuraho, umureba akamunyuraho, bose bagatambuka, maze akaza kuza umusamariyakazi akamuza akamwomora. Kandi uyu muntu ashushanya ko umuntu yahanutse mu gukiranuka ikamanuka ikajya mu gukiranirwa, kandi kuba umutambyi n'umureba baramuciye bakamureka. Ibyo bigaragaza uburyo nta kindi kintu cyashobora gukiza inyoko muntu yakomerekejwe na Satani. Niyo mpamvu umutambyi n'umureba bakikiye bakamureka kugeza igihe umusamariya azi. Uyu musamariya ashushanya Yesu Kristo. Igihe yasaga ngo yaramupfutse aramwomora, amupfuka inguma. Izo ni inguma z'icyaha, kandi uko n'ugukiranuka kwa Kristo atwikiriza umunyabyaha wihariye. Ibyo bintu Kristo si yabikoze ryari? Ng'igihe yari amaze kumupfuka inguma, akamwomoza amavuta yerayo na vino, byoshanya Mwuka Wera n'ijambo ry'Imana, yamushize mu icumbi ry'abashyitsi. Ese icyo gikorwa Kristo yagikoze ryari? Mu mateka icyo gikorwa cyabaye mu mwaka wa 31. Niho Yesu Kristo yapfutse iyi nkomere, niwo murimo yawukoze. Ariko ikintu kiratangaje, kugira ngo tubihuze n'amagambo tumaze gusoma igihe twavuga ku myaka 6,000, nuko Yesu Kristo yatanze igihembo cy'idenariyo 2. Yaravuze ati iyi nkomere ni yayisize mu icumbi ry'abashyitsi, maze arangira avuga ati ndagiye, ariko nzagaruka maze ntange idenariyo 2 ku bantu bayisigaranye. Idenariyo cyari igihembo cy'umunsi umwe, kandi ubwo idenariyo 2 ni igihembo cy'iminsi 2 mu gihe cy'ubwami bw'Abaroma. Idenariyo 2 rero ni igihembo cy'iminsi 2. Ushobora kwibaza impamvu Kristo yavuze ko azatanga igihembo cy'iminsi 2.
yavuze ko azagaruka nyuma y'iminsi ibiri agatanga igihembo kingana n'iyo minsi ku nkomere yari asize mu icumbi. Kandi igikorwa cyo gupfuka iyo nkomere yagikoze mu mwaka 31, maze avuga yuko azagaruka hashize iminsi ibiri. Kandi iyo tuvuga ihame ryo kuza kwa Kristo mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 3, umunsi ungana n'imyaka 1000. Ubwo Yesu Kristo nawe yagaragaje neza yuko nyuma yuko apfutse inguma inkomere inyoko muntu abatuye isi bose mu mwaka 31, nawe yagaragaje ihame ry'uko nyuma y'imyaka 2000 azagaruka. Amen. Niyo mpamvu yere muri 31 n'ubundi Kristo nawe yahamije yuko azagaruka kandi agatanga igihembo cy'iminsi 2 n'imyaka 2000, kuko umunsi ungana n'imyaka 1000. Ibyo rero biragumya kugaragaza neza yuko turi bugufi. Ibyo rero kugaragaza yuko igihe ari kigufi, abantu babyumva batabyumva, kandi dukeneye kwitegura. Mu gihe cyo kwa Nowa ijambo ry'Imana ryaravuze ngo imyaka 120, nyamara haza kurengaho iminsi 7, nubwo mbere yuko biba hari ukuntu yabimenyeshejwe Nowa, ariko mu by'ukuri yari yabanje kubwira imyaka 120 arengaho iminsi 7. Nineve Yona yarabwiwe ngo asigaye iminsi 40 ikarimbuka, maze Imana ihindura uwo mugambi kubw'ubushake bwayo. Ariko kandi dufite n'amateka y'Imana yagiye ivuga neza igihe ibyo bintu ivuze bikagenda gutyo nk'uko bigenze. Nyamara dufite ijambo ry'Imana tubwira ko iyo minsi izagabanya. Tuti bavandimwe, mbese ibimenyetso turi kubona imbere yacu birashoboka yuko byatwemeza neza igihe ari kigufi. Ntabwo iyo tuvuga ibi tuba dushyiraho amatariki, oya, tuba dusoma ibihamya, kandi tuba tugira ngo umuntu wese abe maso amenye ko igihe ari kigufi, maze abantu habe igikorwa cyo kuboneza inzabya. Tuti bavandimwe, igihe ni kigufi. Reka dusubire mu cyigisho cyacu. Abaheroke cya 4 twasomaga ngo nuko rero isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nk'atarishyikira, kuko natwe twabwiye ubutumwa bwiza nk'ababandi, nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro, kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Nabo twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro. Iyo twizeye twinjira mu kiruhuko. Naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro. Ubwo yavuze ati narahiranye umujinya wanjye ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye, ariko ari bwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema isi. Aha rero none nabwiye ngo turatindaho gato. Ikintu kimwe ijambo ry'Imana ritubwiye ni iki? Ijambo ry'Imana ritubwiye neza ko iki kiruhuko ni Imana nayo yinjiyemo imaze kurema isi. Imana ishimwe cyane. Buriya iki cyisho ni cyiza cyane, ntabwo nabona uburyo mbibabwira. Imana ngo yararemye, irarema ku munsi wa mbere, irema ku munsi wa kabiri, irema ku munsi wa gatatu, umunsi wa gatanu, wa kane, wa gatanu, wa gatandatu, maze ku munsi wa karindwi iraruhuka. Ariko ijambo ry'Imana yavuze ngo iki kiruhuko cyangwa se uburuhukiro Pawulo ari kurarikira abantu kwinjiramo, nibwo Imana nayo yinjiyemo, kandi yabwinjiranyemo na Adamu. Mbese umuntu Imana yinjiranye nawe mu isabato yari umuntu umeze gute? Yari umuntu uremwe ku ishusho y'Imana, kuko ku munsi wa gatandatu Imana avuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Uwo niwe muntu Imana yinjiranye nawe mu isabato. Adamu yaruhutse isabato y'ibigaragara, ariko ihuje n'isabato y'umutima y'imbere, kuko Adamu yasaga n'Imana ku mico. Adamu yari ari mu bushake bw'Imana. Adamu yari ahuje n'ubushake bw'Imana, yari aruhukiye mu bushake bw'Imana. Iby'inyuma rero, kuba nta murimo n'umwe Adamu yakoraga, kuba Imana yari yahagaritse imirimo yayo yose,
yaba Imana na Adamu, icyo bari barimo cyashushanyaga ikiri imbere mu mutima. Uwo murimo w'icyaha muri bo wari uhagaze. Uwo murimo w'icyaha muri bo wari uhagaze. Iki kintu ndagira ngo tuyitekerezeho cyane. Uwo murimo w'icyaha muri bo wari uhagaze. Kandi ndagira ngo mbabwire ikintu gitangaje. Iyo turebye mu gitabo cy'Itangiriro, tubona uburyo Imana buri munsi yagiye ikora igikorwa cyo kurema. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko icyumweru kirema kibigaragara gihagarariye icyumweru kirema ry'imitima mishya. Kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari nta shusho yari ifite, yariho ubusa busa. Iyi si ihagarariye umutima wa kamere. Iyi si ihagarariye umutima wa kamere. Ku munsi wa gatandatu tubona Adamu aremye ku ishusho y'Imana. Ariko ndagira ngo mbabwire ko burya Adamu atangira ahagarariwe n'isi itagira ishusho, iriho ubusa busa. Matayo 12 ku murongo wa 43 hari amagambo avuga ngo iyi si iriho ubusa busa itagira ishusho ihagarariye umutima w'umunyabyaha ucuza umwijima. Yari icuza umwijima, cyo ni icyambere, ni ku mutima w'umunyabyaha wose ubumeze utarakira Kristo. Yari iriho ubusa busa, ntabwo cyari kwa Kristo kwari kuba kuri muri uwo mutima. Ikimenyetso Matayo 12 umurongo wa 43 hari amagambo avuga ngo dayimoni yavuye mu muntu anyura hatari amazi. Iyo Kristo ageze mu mutima w'umunyabyaha, abadayimoni barimo Satani hatari amazi, ahita akajya mu mitima y'abandi bantu badafite Kristo, badafite mwuka wera. Aca hatari amazi ajya gushaka uburuhukiro. Kandi aba bantu dayimoni ahita akajyamo ni nabo bagiranyijwe n'ingurube igihe Kristo yirukana umudayimoni mu muntu wari umaze igihe kirekire mu mva yikebesha amabuye. Abadayimoni ngo bahise kubajya mu mugana w'ingurube. Ingurube n'ubundi zihagarariye aba bantu bose batari biga. Burya iyo Kristo yirukanye dayimoni mu bantu, abadayimoni bahita ko bajya mu bandi bantu batarishaka kwakira Kristo. Niko bimeze mu iteraniro. Kandi ikimenyetso cy'uko ingurube zihagarariye nyine abantu badakeneye ubuntu bw'Imana nuko Kristo yanabivuze mu rwa mbere rwa Petero 2 ku murongo 24 niba nibuka. Aravuga ngo niba kugira neza kwa Yesu Kristo kwabateye kuva mu by'isi byonona, maze nyuma mukongera kubyiziringitiraniramo, ati bya nyuma by'uwo muntu bimeze nk'iby'imbwa isubiye ku birutsi, cyangwa se ingurube yuhagiwe maze ikongera kwivuruguta mu isayo. Ingurube rero zihagarariye abantu badakeneye ubuntu bw'Imana. Abo ngabo nibo bahita kubakira abadayimoni bava mu mitima y'abashaka kwakira Kristo. Ariko Kristo yaravuze ngo iyo avuye mu muntu, Kristo awutashye mu mutima we, ahita akajya hatari amazi, imitima idafite mwuka wera, ingurube. Kandi yageze muri iyo mitima ntago ahava aho ngaho, ahubwo aravuga ngo reka nsubire muri ya nzu nakuwemo ndebe yuko iri mu busa. Ngo maze yasanga uwo muntu atagifite Kristo mu bugingo bwe, nibwo ahita akazana igitero cy'ingabo za Satani, akazana ngo abadayimoni barindwi bamurusha gukomera, ngo none ngo ibya nyuma by'uwo muntu bikaba bikurusha ibya mbere. Maze basozesha amagambo akomeye cyane avuga ngo niko bizaba ku bantu b'iki gihe kibi. Ubwo ibyo bintu nuko biri gusohora, bigomba gusohora ku bantu b'iki gihe. Nashakaga ijambo rivuga ngo dayimoni aravuga ngo reka nsubire mu nzu yanjye ndebe yuko iri mu busa. None iyi si yari icuza umwijima, umutima utarakira Kristo, yari iri mu busa, Kristo ntiyari arimo. Kuko dayimoni ajya kureba niba inzu ikubuye iri mu busa, Kristo yayivuyemo. Kandi ikindi yari itagira ishusho, ntabwo uyu mutima uremwe ku ishusho y'Imana. Maze ku munsi wa mbere nibwo itegeko rivuga ngo habeho umucyo. Imana iravuga ngo habeho umucyo ku munsi wa mbere, niko Imana yavuze. Iryo ni itegeko ry'Imana, aho Yesu Kristo arasira mu mutima w'umunyabyaha. Umunsi wa mbere w'irema Imana yarategetse ngo habeho umucyo. Uko ni ku munsi wa mbere wo kuremwa k'umutima bigenda.
umutima wari ucuza umwijima, ndetse ijambo ry'Imana rivuga yuko ngo umwijima wagendagendaga hejuru, mwuka w'Imana ngo yagendagendaga hejuru y'amazi. Ibyo shanya uburyo mwuka w'Imana aba akomanga ariko akorera inyuma y'umutima w'umunyabyaha utarakira Kristo. Uko niko mwuka w'Imana biba bimeze. Ariko ku munsi wa mbere Yesu Kristo yinjira mu mutima, yinjira mu mutima, kandi Pawulo yarabihuje kwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 4:6 ngo nk'uko umucyo wamuritse uturutse mu mwijima, niko Yesu Kristo, niko umucyo warasiye mu mitima yacu, kandi umucyo ni Yesu. Amen. Rero umunsi wa mbere w'irema uhura n'umunsi wa mbere w'irema ry'imitima, kandi ku munsi wa kabiri ijambo ry'Imana yavuga ngo Imana yaravuze ngo igihe umucyo wari umaze kurasira mu isi yari icuza umwijima, aribyo bihagarariye uburyo Imana Yesu Kristo agomba kurasira mu mitima yacu bwa mbere icuza umwijima. Nyuma y'uko icyo gikorwa kibaye, Imana yaravuze ngo habeho isanzure, maze isanzure ritandukanye amazi n'andi mazi. Uko niko bigenda ku muntu wese umaze kumurikirwa na Kristo. Isanzure rigomba guhita ko riboneka, rigatandukanya amazi n'andi mazi, kandi amazi ritandukanya n'ayahe? Nayo hejuru n'amazi yo munsi. Mu yandi magambo, umuntu umaze kumurikirwa na Kristo, inshuti zihita ko zitandukana, abagendana nabo Imana ihita imushakira izindi nshuti. Hagomba guhita kwabonekamo isanzure ritandukanya amazi n'andi mazi, kandi ritandukanya amazi yo hejuru n'ayo munsi. Amazi yo hejuru, Pawulo Abakorinto igice cya 3:1, mujye muhoza imitima yanyu kubiri hejuru mu ijuru aho Kristo ari. Hari abantu muri iyi si imitima yabo ihora kubiri hejuru aho Kristo ari. Ayo mazi, kuko amazi avuga abantu. Isanzure rero rigomba guhita ko riboneka, kandi rigatandukanya abantu n'abandi bantu. Ataruka urwango, ahubwo ni cya kindi Pawulo yavuze ngo ntimukifatanye n'ababi. Kwifatanya n'ababi byonona ingeso nziza. Ngiryo isanzure rita ko riboneka rigatandukanya amazi n'andi mazi, kandi bitandukanya ayo munsi, abantu ibitekerezo byabo biri ku by'isi, ndetse n'ayo hejuru, abantu ibitekerezo byabo biri ku byo mu ijuru. Umunsi wa gatatu nihuse, nuko Imana yavuze ngo reka ubutaka bumeze imbuto z'ubwoko bwose. Uko ubutaka buvuga umutima, ubutaka ni umutima. Muribuka Kristo aca umugani, umubibyi yasohoye imbuto azimena, azigenda azishyira ku butaka butandukanye. Ubutaka ni umutima. Umunsi wa gatatu ubutaka bugomba kumeza iki? Bugomba kumeza imbuto z'uburyo bwose. Uko ni ku mutima wamaze kwakira Kristo, maze akatangira kubaho itandukaniro ry'inshuti abo ugomba kugendana nabo, abo ugomba kureka. Uko ni ku uwo mutima utangira kwera imbuto z'umwuka. Maze ku munsi wa kane nihuse, tugomba kubona habaho ibiva bitatu, kandi ibyo biva bikaberaho gutandukanya amanywa n'ijoro, bikaberaho gutandukanya umucyo n'umwijima, kandi bikaberaho kumurikira isi. Uko ni ko uwo muntu utangiye kwera imbuto ahinduka umucyo w'isi. Kandi ku munsi wa gatanu tubona yuko Imana itanga itegeko ngo reka inyanja izane ibyigenza bifite ubugingo, amafi. Ibi byigenza bifite ubugingo bigomba kuboneka mu nyanja. Iyi nyanja ishushanya abantu benshi. Mu batuye isi, niba twatangiye kuba umucyo w'isi, twatangiye kumurika, twahagaze mu mwanya w'ibiva bitatu, dushobora gutandukanya amanywa n'ijoro, umurimo w'umucyo n'umurimo w'umwijima kuri iyi si, tutajijishwa. Ubwo mu nyanja, mu batuye isi, hagomba gutangira kubonekamo ibyigenza bifite ubugingo. Hagomba kuboneka abantu benshi cyane bakira ubutumwa bwiza, bagahinduka bakaba ibyaremwe bishya. Kandi nimureba neza, Ezekiel igice cya 47, Ezekiel igice cya 47, iyo ijambo ry'Imana rivuze ngo izane ibyigenza bifite ubugingo n'amafi manini, ariya mafi ahagarariye abantu bakira ubutumwa bwiza. Nimusoma muri Ezekiel igice cya 47, muzabona ibyerekwa Ezekiel yagize, abona uruzi ruturuka ku muryango w'urusengero, kandi urwo ruzi uko rwagendaga rutemba rwarushaho kugenda ruba runini cyane, kugeza ubwo ngo amazi yatangiye uyahagazemo amugera ku tugombambari, arazamuka none akagera mu mavi, akagera mu rukenyerero, kugeza ubwo amazi yagezaho nta muntu wanayatambuka ngo asimbuka yarenge. Ariko baranditse amagambo akomeye cyane ngo igihe ayo mazi ngo yageraga mu nyanja y'ubunyu, byasoje ifi zo muri iyo nyanja zibaye nzima. Ziriya fi zihagarariye abantu. Icyo gice ni igice kirekire cyane.
kigaragaza umurimo wa Mwuka Wera n'ubutumwa bwiza. Uburyo aho ugeze inyanja, abantu benshi cyane, ahantu atari hari ubuzima, hari abantu bapfuye mu by'umwuka batangira kubaho. Ku munsi wa gatandatu tubona noneho Imana ivuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batware amafi. Umunsi wa gatandatu, ubundi umunsi wa mbere buriya Adamu agaragara ku munsi wa gatandatu yemeye ku ishusho y'Imana, ariko najya babwire ko burya ku munsi wa mbere abagaragara ari isi itagira ishusho, icuza umwijima. Maze iyi mirimo yose ya buri munsi wose wirema uhagarariye umunsi w'irema ry'umutima mushya. Kandi ku munsi wa gatandatu tubona umuntu uremwe ku ishusho y'Imana. Kandi uyu muntu umaze kuremwa ku ishusho y'Imana aba afite imbaraga yo gutwara ikintu cyose, ntabwo ibintu bimutegeka. Agomba no gutwara n'inyamaswa. Kandi izi nyamaswa se ni iki? Nidusoma muri Yoweri igice cya 2 tuzabona udusimba duto cyane. Inyamaswa z'uburyo bwose, twaba udusimba agomba kudutwara. Ntago tugomba kumwona imyaka yo mu mutima. Yoweri igice cya 2 tubona umurima ushanya umutima, imirima yonwe n'udusimba. Uburima, ubuzukira, inzige ngo zikajya ziza, buri kantu kose kaza gasahura umurima. Uko niko ibyonnyi bidutwara iby'umwuka. Kandi ibyo byonnyi turi kumwe nabyo muri sosiyete, haba mu kazi, haba mu nshuti, harimo ibyonnyi, haba mu byo tureba, haba mu byo twumva, n'ibyonnyi n'utwo dusimba dusahura umutima buri munsi kugeza igihe umutima usigaye ari nk'umusaka. Ariko kandi uretse n'izo nyamaswa ziciriritse, Ibyahishwe igice cya 13 tubabona n'ubundi inyamaswa yavuye mu nyanja n'inyamaswa yavuye mu gitaka. Ijambo ry'Imana ritanga itegeko ry'uko umuntu umaze kurema ku ishusho y'Imana agomba kugira ububasha ku nyamaswa. Ntabwo inyamaswa zigomba kumugiraho ububasha. Niyo mpamvu abantu bose amazina yabo ari mu gitabo cy'ubugingo, nibo bonyine batazayiramya, nibo bonyine batazayoborwa n'ububasha bw'inyamaswa, ahubwo bazazigiraho ububasha. Bagomba kugira ububasha ku nyamaswa. Uyu muntu wari umaze kurema ku ishusho y'Imana, ijambo ry'Imana riravuze ngo niwe Imana yise Kipata, maze aruhukana n'Imana. Yinjira mu isabato y'ibigaragara y'umunsi wa 7, ariko iyo sabato yarinjiyemo y'ibigaragara y'umunsi wa 7 cyari ikimenyetso cy'isabato nyakuri uyu muntu yari arimo, kuko uyu muntu yari ari mu bushake bw'Imana. Imico y'Imana yari yuzuriye muri we. Nk'uko yaruhutse iby'ibigaragara inyuma, niko n'umurimo w'icyaha mu mutima wa Adamu wari wahagaze. Kandi impamvu n'ijambo ry'Imana ryavuze ngo aribwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema isi. Reka mbabwire, ntabwo Imana burya yaruhutse isabato, Imana yaruhutse irangije kurema. Ushobora gutekereza ngo ni ukwicara nk'uko tujya twicara mu rusengero ngo twaruhutse isabato. Nibyo koko, niba wicara ukayiruhuka, uko wahagaritse ibintu byose n'imbere byahagaze, uba wayiruhutse. Ariko Imana yo iby'inyuma byarahagaze, imirimo yose irahagarara, maze ariko byashushanyaga ko n'imbere Imana yaruhukiye mu bushake bwayo. Ubushake bwayo buhuje na kamere y'amategeko yayo. Imana nayo rero yari iburimo. Ntabwo yigeze yica ubushake bwayo, kandi na Adamu nawe yari ari muri ubwo bushake, yari ahuje na kamere y'amategeko. Adamu rero nawe yari ari mu kiruhuko nyakuri, maze ikiruhuko cy'inyuma Imana na Adamu baruhutse cyahuzaga n'ikiruhuko cy'imbere. Kandi ajya mbabwira ikintu gitangaje, muzakunda gusomaho umuje w'Imana avuga amagambo atangaje cyane, akavuga ngo nyamuneka mugerageze uko mushoboye kose, ariko nibigera ku wa nyuma habeho umuryango mbere y'uko izuba rirenga. Nimwicare maze habeho kwihana, abantu bihana ibyaha hagati bakoreranye. Ese mutekereza iki? Imana ikeneye yuko twinjira mu munsi wa 7 koko ibigaragarira inyuma twereka abatuye isi bikaba bihamanya n'ibiri imbere mu mitima yacu. Ntabwo Imana inejejwe nuko tujya mu isabato twakiriye icyaha kiri mu mitima yacu. Ariko isi ibyo bishoboka gute?
hari indirimbo dufite ya 96-95 ivuga ngo dukoze gatandatu tubwirizwa n'Imana, none dushaka ihirwe mu rusengero rwayo. Reka mbabwire bavandimwe, keretse gusa niba gatandatu twaragakoze tubwirizwa n'Imana. Niyo mpamvu muzasoma ibihamya bivuga ngo isabato ntabwo itangira kwitegurwa ku vanderedi. Isabato yitegurwa ryari? Guhera ku munsi wa mbere dimanche, tugisoza mu kanya ku mugoroba isabato y'umunsi ibigaragara isoje, y'umunsi wa karindwi, nibwo tugomba guhita ko dutangira indi sabato. Nibwo isabato itangira kwitegurwa. Ariko iki kintu wacyumva neza, uramutse ubivanye mu isabato, kwitegura isabato bimwe byo gufura, byo gutegura imyenda, byo gutegura ibyo uzarya, byo gutekereza ku buryo ibintu bizagenda by'inyuma, ahubwo ukinjira cyane ukagera ku isabato y'umwuka y'imbere. Kubera yuko nta nubwo isabato tuyijyamo ku munsi wa karindwi. Isabato twinjiramo ku munsi wa karindwi niyo ibigaragara, ariko isabato tuyiba isabato nyakuri. Ikiruhuko nyakuri tugomba kukibamo guhera dimanche buri munsi. Dimanche tugomba kuba turi mu isabato, blend tukaba turi mu isabato mercredi jusqu'au kugeza kwa nyuma. Maze noneho ku munsi wa karindwi tukinjira mu isabato y'inyuma y'ibigaragara, tuhamiriza abatuye isi yuko mu minsi 6 yose twabwirijwe n'Imana twari turi mu kiruhuko cy'imbere mu mutima, twari turi mu kiruhuko cy'icyaha. Iyo niyo gahunda y'Imana, ni nacyo dukeneye gusenga dusaba. Igihe tugomba kugera kuri uyu mutambiko nibwo tugomba kuba turi ku murongo w'abataje. Kandi ajya amabwire yuko ku munsi w'isabato, isabato ubundi, kuko burya ijuru naryo ni isabato. Isabato ubundi mu ijuru ahantu hambere isabato yubahirijwe ni mu ijuru, kuko mu ijuru Satani ataracumura, ibyaremwe byose byo mu ijuru byari biturije mu bushake bw'Imana, byabaga mu bushake bw'Imana, byari nta murimo wa kamere wabonaga mu mitima yabo, bari bari mu kiruhuko cy'imbere. Ariko mu ijuru na isabato yabanje gukandagirwa. Umuntu wakandagiye isabato nyine ni Satani, kuko yavuye mu bushake bw'Imana, ava muri icyo kiruhuko, ava muri uwo mutuzo guturiza mu bushake bw'Imana, arabyanga bisohokamo, akandagira isabato, arayica. Kandi amanutse mu isi, Adamu nawe yari yaremwe ari mu isabato, kuko yabanje guturiza mu bushake bw'Imana, maze Satani amukura mu isabato amufutse. Ariko ndajya mbabwire yuko iyo twinjiye muri kino kiruhuko, umurimo w'icyaha ugahagarara muri twe, tukabihamisha ku munsi wa karindwi ko icyo gikorwa cyabaye mu mibereho yacu, binyuze mu guhagarika ibintu byose twakoraga nk'ikimenyetso cy'uko umurimo w'icyaha wahagaze muri twe. Burya tuba turi kubaho imibereho y'abantu bo mu ijuru. Ubundi ku munsi w'isabato, umunsi w'isabato ni igishushanyo cy'uburyo abantu bo mu ijuru babaho. Iyo umuntu yaruhutse isabato mu buryo kuko bukwiriye, iby'inyuma byose bigahagarara, bikaba biregare n'iby'imbere bikaba bingana n'uko iby'imbere byose umurimo w'icyaha wose uhagaze muri bo. Uyu muntu ashobora gusogongera uburyo abantu bo mu ijuru burya nabo bariho, nuko abo mu ijuru bameze. Niyo mpamvu hano mu kino gitabo cyifuzwe byose, reka nsoma ayo magambo mite ko nyashimangiza ayo magambo. Nawe ibyo bintu yarabyanditse, agaragaza uburyo neza umuntu uruhuka isabato mu buryo bukwiriye nk'uko turimo tuyiga hano. Uwo muntu ari mu ijuru mu buryo runaka. Uwo muntu imibereho y'ijuru arayisogongera, atangira kumva uburyo abantu bo mu ijuru burya babaho. Kandi ibintu dukeneye kubisaba Imana cyane. Mu cyisho cyitwa irarika, ndagira ngo tusome ayo magambo. Cyisho cyitwa irarika 220 muri kino gitabo cyifuzwe byose, 220. Reka twihute. 220 hari amagambo avuga ngo, reka tujye 223. Iyo twinjiye mu buruhukiro binyuze muri Kristo, ubu ni bwa buruhukiro Paulo yavuze mu kiruhuko. Iyo twinjiye muri reste, mu kiruhuko,
umutima wamaze kuruka imirimo ya kamere. Iyo tugeze aho hantu, ubwo ijuru riba ritangiriye hano ku isi, tutangira gusogongera uburyo abantu bo mu ijuru babayeho. Twitabira irarika rye riturarikira kumusanga ngo tumwigireho, maze mu kumusanga tukaba dutangiye ubuzima buhoraho. Ijuru se ni iki? Ijuru ni ukwegera Imana ubudasiba binyuze muri Kristo, umushyikirano n'Imana utavaho, uburyo Satani atabona aho yinjira mu bitekerezo. Iryo burya ni ryo juru. Ntabwo tuba turi mu ijuru ry'ibigaragara, ariko mu buryo runaka dutangira gusogongera uburyo abo mu ijuru babaho, uburyo mu mitima yabo baba bari mu kiruhuko cy'icyaha. Kandi bakomeje bavuga ngo uko tumara igihe kirekire mu ijuru ry'ibyishimo, niko tuzarushaho cyane guhishurirwa ikuzo, kandi uko turushaho kumenya Imana, niko ibyishimo byacu bizarushaho kuba byinshi. Uko tugendana na Kristo mu buzima bwo kuri iyi si, dushobora kuzuza urukundo rwe kandi tukanyurwa n'uko abana natwe. Ibintu byose kamere muntu ibasha kwakira, dushobora kubyakira tukiri hano ku isi. Iyo Imana ivuze ngo mube mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka, birashoboka, kuko mu bintu kamere muntu ishobora kwakira no gukiranuka kwa Kristo kurimo, dushobora kubyakira tukiri hano ku isi. Imana idushyire mu mwanya wo kumva ko isezerano ryo kwinjira mu kiruhuko rikiriho, kugira ngo dutangire dufate igihe dusenge dusanga Imana, reka tube muri iyi sabato. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, reka dusubire kuri ya ndirimbo gatoya, dukoze gatandatu tubwirizwa n'Imana. Birasaba ko guhera dimanche tugomba kuba turi kubwirizwa n'Imana, rendi tukaba turi kubwirizwa n'Imana, tukaba turi mu isabato, maridi tukaba turi kubwirizwa n'Imana. Nibwo ro ku munsi wa karindwi nk'uyu munsi, irandiri biravuga ngo none dushaka ihirwe. Iri hirwe ni iki? Ni ikiruhuko, ni ukuba imitima yacu iruhutse umurimo wa kamere, umurimo w'icyaha. None dushaka ihirwe mu rusengero. Urusengero ni umutima. Igihe rero mu minsi 6 tutabwirijwe n'Imana, ntabwo ku munsi wa karindwi ihirwe dushobora kuribona. Kandi ibyo ngibyo n'ubundi biragenda bigahura n'icyo Imana yakoze. Ndajya mbabwira yuko kugira ngo mbere yuko Imana irukana na Adamu ku munsi wa karindwi, ariko buri munsi twabonye yuko umunsi wose w'iremwa ufite aho uhuriye n'umunsi n'iremwa ry'umutima. Kandi buri munsi Imana yarangizaga kurema, ijambo ry'Imana yavuga ngo byagombaga kuba ari byiza. Iryo jambo reka mbabwire ikintu rimaze, ritumariye kandi dukeneye kwigira isomo rikomeye cyane. Imana iradusaba ko buri munsi tuba turi mu isabato, kugira ngo ku munsi wa karindwi tuzahamye ibintu bihuye n'ibiri imbere mu mitima yacu. Ariko kubera ko tugira uburangare, aribyo Yohana yavuze ngo ndabandikiye ngo ntimukore icyaha. Burya yarabwiye abana ati, bana bato, ndabandikiye ngo mugume mu kiruhuko cy'imirimo ya kamere, mugume mu isabato. Ariko nihagira uva mu isabato ukora icyaha, dufite umurengezi. Iryo ni irarika rirarika abantu ngo niba hari umuntu uguye mu cyaha kuko atakitumye, atabishaka, kuko niwo mutima w'umuntu wihariye. Umuntu wihariye ntakora icyaha bishaka, akigwamo kubw'uburangare, kandi yakiguyemo kiramubabaza. Cyo nicyo kintu cya mbere, kandi ntajya gishakira urwitwazo. Njya nkunda kubwira abantu ngo icyo ni ikimenyetso gishobora kwereka niba warahuye na Yesu, cyangwa niba umutima wawe ukiri mubisi ukunda icyaha. Ese iyo ukiguyemo ubu cyanze urunuka, cyangwa utangira kugenda ugishakira urwitwazo. Rero impamvu oya, wose umutima wahindutse. Mu mutima wahindutse habamo kwanga icyaha urunuka, kandi ntujye ugishakira urwitwazo. Naho mu mutima utarahindutse habamo ikintu cyo gukunda icyaha no kugishakira no kugishyigikira. Icyo ni ikimenyetso cy'umutima utarahindutse. Ayo magambo ari mu ntambara ikomeye ku ipaje 332. Yohana ati rero nihagira ukora icyaha binyuze mu burangare, dufite umurengezi. Ibyo bivuze ko uwo muntu ashobora kongera kwihana, cyane ko ibyo bintu icyo aho hantu abaguye atabahishimiye, maze Kristo akongera akamwakira agakomeza urugendo.
niyo mpamvu ku munsi w'irema buri munsi wose Imana isoza ivuga ngo byari byiza. Uko niko natwe buri munsi guhera ku munsi wa mbere, ubundi Imana ikeneye yuko hatagira umuntu ukora icyaha tuguma mu isabato, ariko kubera yuko tugira uburangare, niba tuvuye mu isabato tukagwa mu cyaha, Imana ikeneye yuko ntikeneye yuko ibyo byaha tuzabyinjirana ku munsi wa karindwi tujya gushuka abatuye isi, tubereka iby'inyuma bidahuye n'iby'imbere. Imana niyo mpamvu ivuga ngo buri munsi bigomba kuba ari byiza. Natwe uko niko buri munsi ugomba gusoza ibintu ari byiza. Mbere yuko turyama dukwiriye kwatura, niba hari intege nke twagize, hakwiriye kubaho kwihana muri uwo munsi, maze tukajya kuryama ibintu ari byiza. Icyo ni nacyo cyitwa gushaka gukiranuka k'umunsi umwe, kubaho umunsi umwe. Uko niko gushaka, nicyo cyitwa gushaka gukiranuka k'umunsi umwe. Dukeneye kumva isomo ritubwira ngo mukeneye kubaho umunsi umwe. Nicyo Kristo avuga ngo ntimukiganyire ibyejo, ibyejo bibara bejo. Jya ujya kuryama usaba Imana kuguhereza, kukurinda icyaha mu munsi umwe gusa ukurikiyeho. Ibyo gusaba icyumweru bivemo, ntabwo Imana yigeze iteganya ibyo bintu. Imana idusaba guhangana n'ikibazo cy'umunsi umwe gusa turimo, kuko ejo ntituzi niba tuzaba turiho. Jya uhangana n'uwo munsi, ujye kuryama usaba Imana ati ndagusaba Mana ngo undinde icyaha mu munsi ejo nzajyamo. Uryama ubisabye Imana. Umunsi urimo gukiranuka k'umunsi umwe. Niyo mpamvu Kristo avuga ngo uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Ntabwo tugomba kwirirwa dusaba ibyejo, dusaba imbaraga z'ejo, dusaba imbaraga z'umunsi umwe. Nugira Imana, Imana igufashe ikurinde icyaha muri uwo munsi. N'ejo nabwo uzabigenza utyo. Iryo ni riri hame buri munsi ukajya usaba gukenerwa k'umunsi wasohoyemo. Bizasoza iminsi yose womatanye n'Imana. Buri munsi rero bigomba gusoza ari byiza. Kuko ku munsi wa mbere byari byiza Imana irema, umunsi wa kabiri byari byiza, bigenda ari byiza. Ibyo bivuze ko buri muntu wese buri munsi we bigomba gusoza afitanye amahoro n'Imana. Naho yagize intege nke, nubwo Imana atari wo mugambi wayo, ariko akwiriye kwigenzura, akisuzuma, akinira, akihana, bigasoza ari byiza. Buri munsi nibisoza ari byiza rero, nibwo ku munsi wa karindwi tuzinjira mu munsi w'isabato, maze imirimo yose y'inyuma igahagarara, maze tukaba turi kuruka isabato ku mpamvu z'ukuri, tutari kubeshya abatuye isi. Ariko igihe cyose tuzinjira mu isabato tugahagarika iby'inyuma, iby'imbere bitahagaze, ikintu kizatubaho ni nk'icyo twabonye mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze dutangira, ngo abo bantu bamaze igihe kirekire babwiriza ibyo kuza kwa Kristo, ngo ariko ngo baje kubona amagambo yanditse ku myambaro yabo ngo mwapimwe musanga mudashyitse, kubera yuko mwabaho igihe kimwe mwubahiriza isabato mu yandi magambo. Aba ni abantu babaho igihe kimwe barwanya icyaha bigashoboka, maze igihe kigeze baragenda baradamarara, icyaha kirabigarurira. Umurimo w'icyaha ukomeza mu bugingo bwabo, bakandagiye isabato. Ingaruka zo gukandagira isabato ni ugupima ugasanga udashyitse. Ibyo bivuze konsa icyaha. Ibyo bivuze umurimo w'icyaha gukomeza mu bugingo bwacu, kuko gukandagira isabato mu buryo buteye ubwoba. Kandi ajya mbabwire yuko n'ubundi ukandagiriye imbere n'iby'inyuma nta nubwo yapfa kubishobora. Kandi kubahiriza iby'imbere bibyara imbuto z'iby'inyuma. Imana itugirire neza cyane. Kandi ikindi kintu gikomeye ntabura kubabwira, Abarece cya 23, Abarece cya 23, guhera ku murongo wa Abarewi tugenda dushaka umusozo. Abarece cya 23, minota yanjye ndabona igenda ishira, navuze nihuta cyane kuko nababwiye ko ibyo kuvugana n'ifite byari byinshi kandi igihe ni gito. Abarewi 23, reka twihute cyane. Abarece cya 23,
umurongo wa 26. Uwiteka abwira Mose ati ariko umunsi wa 10 w'uko kwezi kwa karindwi ari wo munsi w'impongano ujye ubabera uwo guterana kwera, mujye muwibabazaho imitima, muwutambireho Uwiteka igitambo gikongorwa n'umuriro. Ntimukagire umurimo wose mukora kuri uwo munsi w'impongano muhongererwaho imbere y'Uwiteka Imana yanyu. Iki gice gifite amagambo akomeye cyane, ariko sinshaka gutinda muri byinshi, ndashaka kwivugira ku kantu kamwe. Uyu munsi w'impongano itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi wagomba kuba ari umunsi w'impongano. Kuri uwo munsi w'impongano, icya mbere bagombaga kwiyiriza ubusa. Kandi reka mbabwire, guhera icya 844 ndetse nihuse wenda ntaye navuga neza, kuri uwo munsi w'impongano bagombaga kuruka, agomba kuba ari umunsi w'isabato. Bagombaga kuruka imirimo yabo yose. Bararanditse ngo uwagombaga kugira ikintu akora yagombaga guterwa amabuye akajugunywa hanze y'ingano. Ibyo bisobanuye iki? Irimo ikijo gikomeye cyane. Bivuze iki? Katurebe. Ikintu bivuze, guhera icya 844 Imana irampereza irarika nawe kariguha ry'uko kuva mu cya 844 ubundi dukeneye kumenya ko Imana ikeneye yuko natwe twinje munsi y'impongano. Guhera icya 844 nibwo umunsi w'impongano watangiye. Imana irifuza yuko habaye ikintu cyitwa kwiyiriza ubusa. Abantu batangire kwiga kwiyiriza ubusa kamere zabo. Aricyo Pawulo avuga ngo nanjye mbabaza umubiri wanjye nkawukoresha uburetwa, kugira ngo ubwo maze kubwiriza abandi naye ntagaragara ko ntemewe. Ihame ryitwa kubabarizwa mu mubiri uri mu rwanya icyaha mu bugingo bwawe. Ukeneye gutegeka inda yawe, ukeneye gutegeka akanwa kawe, ukeneye kwiga kwitegeka. Kuko twabonye amagambo avuga ngo uyu muntu amaze kuremwa ku ishusho y'Imana yarabwiye ngo batware. Imana itureme ku ishusho yayo kandi iduha ububasha ku bintu byose. Kwiyiriza ubusa. Ku munsi w'impongano abantu bagomba kwiyiriza ubusa. Natwe turi ku munsi w'impongano tuti bavandimwe, dukeneye kwiga ihame ryitwa kubabarizwa mu mubiri turwanya icyaha mu bugingo. Petero avuga amagambo akomeye cyane mu rwa mbere rwa Petero igice cya 4 ku murongo wa mbere aravuga ngo nuko ubwo Kristo yababarijwe mu mubiri aba ariko mwambara uwo mutima we h'intwaro, kuko ubabarizwa mu mubiri aba amaze kureka kunesha icyaha, kugira ngo ahere ko abeho iminsi ye yose akiri mu mubiri. Ko yatavuye mu mubiri n'ubundi iby'umubiri umusaba ubibihari, ibimurwanya atambukaho bihari, ariko ngo amara iminsi yose akiri mu mubiri atagitwarwa n'irari rya kamere y'abantu, ahubwo akore iby'Imana ishaka. Akora iby'Imana ishaka. Akora iby'Imana ishaka. Ndabona bari kumbwira ko kuri gahunda nagomba kurangiza saa 8:40. Nakoreye kuri gahunda y'isaha imwe. Amasaha yarenze, twatangiye bitinzeho. Saa 9:23 isaha irabishize, harabura iminota mike ndasoza. Imana iduhana umugisha. Kuko ubabarizwa mu mubiri aba amaze kunesha icyaha, kugira ngo ahereko amara iminsi ye yose akiri mu mubiri atagitwarwa n'irari rya kamere y'abantu, ahubwo akora iby'Imana ishaka. Ngo umutima wa Kristo tugomba kwambara, tukawambara nk'intwaro, kubabarizwa mu mubiri urwanya icyaha. Ku munsi w'impongano tugomba kwiga iryo ihame ryo kwiyiriza ubusa. Nubwo kwiyiriza ubusa nibyo birimo ubwoko bwinshi, ariko kwiyiriza ubusa nyako guteye ubwoba ni ukwiyiriza ubusa kamere, ibyifuzo bya kamere, twemera kubabarizwa mu mubiri. Kandi ku munsi w'impongano wagomba kuba ari umunsi w'isabato.
kuba ari umunsi w'isabato bivuze iki? Nuko Imana irifuza yuko natwe tuba mu isabato, ko turi ku munsi w'impongano. Mu yandi magambo, umurimo w'icyaha wagombaga kuba wacitse muri bo. Muzi uburyo ku munsi w'impongano bibabazaga imitima. Ibyo bivuze ngo kwihana kwimbitse, nta cyaha cyagombaga gusigara mu muntu. Umuntu wasigaranaga icyaha, umuntu umurimo wa kamere utahagararaga mu mutima we kuri uwo munsi. Iyo bavuze ngo wagomba kuba isabato, kuri uwo munsi nta gikorwa kibigaragara bagombaga gukora, ariko byabaga bihuye n'uko n'igikorwa cy'icyaha mu mutima yabo cyabaga cyahagaze. Uko niko natwe Imana iri kubereza irarika, kuko niba guhera mu 800 turi munsi y'impongano, iratubwira ngo ni muye mu isabato, umurimo w'icyaha nucike nuhagarare. N'isezerano ry'Imana kwinjira muri icyo kiruhuko, iryo sezerano ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ubwo rikiriho dutinye kugira ngo hatagira umuntu ntekerezo zitarishyikira, ahubwo dutangire dusaba Imana, kuko turi mu munsi w'impongano ngo tube mu isabato. Kuko ku munsi w'impongano wagombaga kuba ari umunsi w'isabato, kandi umuntu wagiraga ikintu akora. Ibyo bivuze iki? Ibyo bivuze yuko umuntu utumva ko umurimo w'icyaha ugomba gucika, gafata igihe kirekire cyane abisaba Imana, bigomba gusoza Kristo avuye ku ntebe mbaza akavuga ngo birarangiye, maze akajugunywa hanze y'ingano, izina rye rigakurwa mu gitabo cy'ubugingo. Nshuti bavandimwe, reka dushake umusozo, ariko mbasaba ngo dutekereze kuri iki kintu. Hari igihe dusoma Ibyahishwe igice cya 14, Ibyahishwe cya 14, iyo turebye ubutumwa bwa marayika wa gatatu, nuko mbona marayika wundi, marayika wa gatatu akurikiraho, avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga cyangwa mu kiganza, uwo ni uzanywa ku nzoga y'Imana yiteguwe idafunguwe iri mu gacuba k'umujinya wayo, kandi azabazwa n'umuriro n'amazuka imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Umwotsi wo kwazwa kwabo ucumba iteka ryose, ntibaruhuka ku manywa na nijoro, abaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ijambo ry'Imana rivuze iki? Ejo umuvandimwe nibwo yatubwiye uburyo ubu isi yose irimo irahatirwa kuruhuka iki? Kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Nyamara ijambo ry'Imana riravuze, iri jambo ry'Imana ririmo riratubwira ikintu gikomeye kugira ngo tube maso cyane. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo burya abantu bagomba kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Hari ikimenyetso gikomeye, ntibajya baruhuka ku manywa na nijoro. Iki kintu cyitwa isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro, mu kiruhuko, ntabwo iri sezerano baryemera, nta nubwo bakeneye kurisaba ngo risorezwe mu mibereho yabo. Ntibaruhuka amanywa na nijoro. Ku manywa imirimo ya kamere irakomeza mu mitima yabo, nijoro imirimo ya kamere ikomeza mu mitima yabo, imibereho yabo nuko umurimo wa kamere, imirimo ya kamere ntihagarara. Ni ikimenyetso cy'abantu bagomba kuyiramya. Ni nayo mpamvu iyo dusomye Ibyahishwe 13 ku murongo wa 8 hari amagambo avuga ngo abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe yereka kuremwa kw'isi. Ushobora kwibaza impamvu umuntu wese izina rye ritari mu gitabo cy'ubugingo azayira. Ubundi se kuba izina ry'umuntu ritari mu gitabo cy'ubugingo bisobanuye? Bisobanuye yuko uwo muntu ataruhuka. Bisobanuye ko imirimo ya kamere yanze guhagarara muri we, kuko uwo muntu niwe uzakurwa mu gitabo cy'ubugingo. Uwo ni umuntu wese uzasangwa agifite icyaha na kimwe yanze kwihana. Uyu munsi Imana iraduhamagara ngo mwaturirane ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe. Uwishe ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Imana irampamagara kandi nawe iraguhamagara, nirarika riheruka. Ihane ibyaha byawe, ihane ibyaha byawe. Cunguza uburyo umwete uko iminsi ni mibi. Sanga abo wahemukiye ubaturire, ureke icyo cyubahiro gipfuye. Gwira rutare maze umenagurike. Nasomye amagambo mu butumwa bwatoranyijwe avuga ngo
reka icyo cyubahiro cyawe gipfuye, gwira rutare maze umenagurike, atura ibyaha byawe igihe kigishoboka, naho byagusaba ikizi. Nyankunda kubwira abantu ngo hari igihe umuntu ajya kwatura ibyaha maze agatangira kureba ku ngaruka ng'ibyo bintu, ikimenyetso cy'umutima utahindutse. Iyo umutima w'umuntu wakozweho, kambabwire, yera imbuto zikwiriye abihari, kandi zimwe mu mbuto agomba kwera. Agatabo kavuga ngo ibyabereye imene ya polisi, paje ya 57, agomba kwatura ibyaha bye. Niko banditse. Baravuze ngo abi 888 igihe mwuka w'Imana yageraga ku mitima yabo bagatsindwa, ngo beze imbuto zikwiriye abihanye binyuze mu kwaturirana ibyaha byabo, aho umwe yabaga yarahemukiye undi. Uwo ni wo musaruro uva ku murimo wa mwuka wageze mu mutima w'umunyabyaha. Umuntu watsinzwe na mwuka w'Imana akabona uwibwa umutima we, agahishurirwa Yesu Kristo, urukundo rwa Kristo, urwo rukundo rugakora ku mutima we neza. Kambabwire, uyu muntu ntago abakigenda ahishira icyaha kiramurya, ahubwo uyu muntu asigara imbere y'Imana ari gusenga ati Imana hishura n'ibindi ndondora. Uyu muntu afata igihe kirekire yiga ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwemeza umuntu ibyaha. Kandi uyu muntu uko agenda ahishurirwa uwibwa umutima we, uyu muntu yatura ibyaha bye, ntago abihishira, kandi iyo byatuye arababarira. Tuti bavandimwe, nasomaga amagambo avuga ngo abarabyanye amaso n'ishanyo cyane ntibaruhuka amanywa na nijoro. Aba ni abantu badafite ikiruhuko, aba ni abantu badashaka kwinjira mu buruhukiro. Dukeneye umunsi wa gatatu, dukeneye umunsi wa gatatu. Dukeneye umunsi wa gatatu. Ndabona hano bari kumbwira ngo mfite igihe, oya none nta kibazo, reka ngere tugere ku musozo, tugere ku musozo. Cyakoze kubw'ibyo reka mbabwire ikindi somo rimwe gusa, mbabwire indi somo rimwe gusa. Nari mbabwiye ngo dukeneye umunsi wa kangahe? Wa gatatu. Dukeneye umunsi wa gatatu. Sigaje iminota 3, reka bari ryo mvugamo. Dukeneye umunsi wa gatatu. Uwo munsi wa gatatu ni uwuhe? Hosea igice cya 6. Reba iri somo. Hosea igice cya 6. Dukeneye umunsi wa gatatu wo kuzuka. Hosea igice cya 6. Hari amagambo avuga ngo nimuze tugarukire Uwiteka, kuko ari we wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza, niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora. Azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa, kandi tuzabaho turi imbere ye. Iri somo rishemwe inama y'agakiza mu buryo butangaje, uretse ko rishemwe n'ubuhanuzi. Kandi iri somo n'ubundi rihura na y'amasomo twavuze agaragaza ihame ry'imyaka 6. Kuko hano bavuze ngo azaduhagurutsa, azaduhembura tumaze kabiri. Muri Bibiliya y'Icyongereza bavuze ngo azaduhembura tumaze iminsi 2 days. Maze ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa kandi tuzabaho turi imbere ye. Nimuze tugarukire Uwiteka, kuko ari we wadukomerekeje. Iyo mwuka w'Imana ageze mu mitima yacu aradukomeretsa, atwereka uwibwa imitima yacu, kandi tukumva dufite agahinda. Imitima yacu ikagira agahinda ko mu buryo bw'Imana, tukagira umubabaro, tukabona ububi bwacu. Ariko nubwo Imana idutera agahinda,
Imana ni nayo bisoza iduhaye amahoro y'umutima binyuze mu ko tuba twihanye twiyeguriye Imana kandi tukatura ibyaha byacu. Bisoza Imana iduhaye imbabazi kandi ikaduha n'amahoro y'umutima, ibishinja by'ibyaha bigahagarara. Iyo mpamvu hano bavuze ngo niwe wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza, niwe wadukumise kandi niwe uzatwomora. Imana itumurikira uwibwa imitima yacu tukagira agahinda tugashenguka imitima, ariko ku musozo iduha imbabazi kandi ikaduhereza amahoro y'umutima, tukakira imbabazi z'Imana, tukazizera, tukagira amahoro y'umutima. Aha rero baravuga ngo azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa kandi tuzabaho turi imbere ye. Kubera iki havuzwe iminsi ibiri ku munsi wa gatatu? Iminsi ibiri azaduhembura. Ibi bigereranya iminsi ibiri Kristo yamaze mu gituro. Nk'uko Kristo yabambwe niko dukeneye kubamba inarijye zacu tukabambwa ku by'isi, kandi uko Kristo yagiye mu gituro niko dukeneye gupfa ku muntu wa kera. Ariko kandi ku munsi wa gatatu tugomba kuzukira ubugingo bushya. Ku munsi wa gatatu tugomba kunesha imbaraga z'igituro, igituro cya kamere. Ku munsi wa gatatu tugomba kwiganzura imbaraga z'igituro cya kamere. Igituro cya kamere cyari kitubuditse hejuru, imbaraga zacyo tugomba kuziganzura kikamenagurika. Ibyo bivuze kwakira imbaraga inesha icyaha, tukabaho tunesha icyaha. Iminsi ibiri Yesu Kristo yamaze mu gituro. Uko Kristo yabambwe niko dukwiriye kubambwa ku by'isi, kandi uko Kristo yagiye mu gituro niko kamere zacu zikeneye guhambwa. Yesu Kristo yamaze iminsi ibiri mu gituro, nubwo yari yarahambye kamere. Igikorwa yakoze cyashushanyaga uburyo tugomba guhamba kamere, ariko igituro cyari kikimufiteho ububasha mu minsi ibiri. Uko niko natwe nubwo twihariye, ariko imbaraga ya kamere, imbaraga za kamere z'umubiri, za kamere ziracyadufiteho ububasha. Ntabwo twari twageraho twiganzura ubutware bwa kamere. Dukeneye umunsi wa gatatu rero, aho tugomba kubaho turi imbere y'Imana, turi mu kiruhuko. Ijuru twaritangira hano ku isi. Imana iduhe kumva ibintu. Ntabwo iri somo turitinzeho cyane, ariko reka tugarukire Uwiteka. Niwe udukomeretsa, niwe udukiza, niwe uzatwomora. Azaduhembura tumaze kabiri, kandi Imana iri kuduhembura. Ariko ku munsi wa gatatu tugomba kwiganzura imbaraga z'igituro, igituro kikamenagurika. Iyo ni imbaraga igomba kuboneka mu mutima, ubuntu bukiza, imbaraga y'umutima inesha icyaha, ku buryo kamere, kiriya gituro Kristo yari arimo gishushanya kamere, imbaraga za kamere zidutsikamiye zigomba kumenagurika, maze tukaziganzura, tukabaho tunesha icyaha turi mu isabato. Uwiteka duhe kuba muri iyi sabato. Nibyo nisabiye, kandi nawe nibyo ngusabiye, kugira ngo turindwe ingaruka zo kwikandagira. Nk'uko twabibonye dutangira twiga iki cyigisho, Mwuka w'Imana urushaho kudufasha mu izina rya Yesu, amen. Kadusenge. Shima Mwami mwiza, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Twize ingaruka zo gukandagira isabato, nyamara twasanze tuyikandagira ndetse mu buryo buteye ubwoba. Reka udufashije ibitekerezo byacu bishyikire ko isezerano ryo kwinjira mu kiruhuko mu isabato rikiriho. Uduhe kubisengera, kandi iyi sabato isore mu mitima yacu, mu izina rya Yesu, amen.